Yes, akomeza ukubwe neza kandi nizere ko gahunda zabo zimeze neza, nizere ko ibintu ari uburyo, ibintu ari neza aho uri hose mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Nizere ko ibintu ari vibe, tutibagiwe abo mu mujyi wa Kigali, ndabazi neza mukunda ibintu bya showbiz kabisa, cyangwa se amakuru y'ibyamamare hirya no hino hagiye hatandukanye. Ni nayo makuru kuri Birashoboka TV Rwanda tugenda tukugezaho muri sinema nyarwanda, muzika nyarwanda, abadanseri, fashion ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni wareba tugenda tukugererayo. Hanyuma nge ndi Eros, komeza ukande subscribe kabisa, utwereka ko turi kumwe, wibuke no gukanda kunzogera kugira ngo inkuru zose tugenda tukugezaho kuri Birashoboka TV Rwanda zigiye zirahita zikugeraho tanu kwa tanu, inkuru z'ibyamamare hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yazo. Nkuko nakomeje kugenda bikubwira kabisa, ni muri muzika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye tugenda tukugererayo. Gusa uyu munsi turaza kugaruka kuri Element bivugwa ko nawe agiye gusohoka muri 1:55 AM. Ese bihagaze bite? Cyane ko abantu bakomeje kugenda bavuga ngo yarangije gusohokamo, gusa ndaje ngo kuri ibi ngibi komeza dukurikirane kabisa. Nkuko nakomeje kugenda bikubwira, ndaje nguhe ukuri nkuko umeje kubikubwira, ndaje ngo ukuri nge nkwibwirire ibyanya byo apana kumva ibyibiri kuvugwa hirya ndetse no hino. Turaza no kugaruka ku kuntu witwa producer Kids yaje kuvuga kuri Element. Yes, nongeye kuguha ikaze, nkomeje kuguha ikaze kuri Birashoboka TV Rwanda, aho usanga amakuru y'ibyamamare hirya no hino muri sinema nyarwanda, filime nyarwanda. Nkuko nari maze kubikubwira, ari nazo sinema tugenda tukugezaho amakuru ndetse n'amateka y'ibyamamare bikina filime kabisa, ndetse tugenda tukugezaho n'amakuru nanone avugwa muri muzika nyarwanda. Niyo tugenda tukugezaho, tukakugezaho amakuru avugwa mu badancer, DJs ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye kabisa mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Niho tugenda tukugezaho amakuru kabisa ameze neza, amakuru aryoshye kabisa, amakuru agwa vibe ndetse amakuru atuma umenya, ndetse atuma umenya umuntu wakundaga cyangwa se umuntu ukunda muri filime n'ahandi hagiye hatandukanye, muzika, icyamamare ukunda, byose tugenda tukugezaho amateka yabyo ndetse tukakugezaho n'amakuru yabo. Hanyuma turagaruka kuri Element. Producer Element ubundi yinjira muri 1:55 AM ndetse no mu masezerano basinyanye ko Element ari producer, nago umuziki wari urimo. Gusa ibi ngibi byaje gukomeza Element akajya akora indirimbo, agakora n'icyo bita production, agakora production nyine, agaproducinga indirimbo zigiye zitandukanye z'abahanzi ndetse harimo n'iziwe. Ibi ngibi byaje gutuma 1:55 AM igenda ibibona ukuntu ndetse ibintu bitari byiza kabisa, ikagenda ikabona ko atari ibintu byiza. Hanyuma n'abantu bo bakishimira ko producer Element ari gukora uturirimbo tumeze neza, ni n'umuhanzi, ni n'umuhanga bya danje. Ubundi anaza no muri 1:55 AM we yashakaga kugira ngo basinye icyo bita ngo ibya muzika, noneho ibya producer bize nyuma. Uwitwa Bruce Melody mugira inama yo kuba yakora production, kari byo bintu bimeze neza kandi ibintu byahita bimwamamaza, kuko yumvaga afite talent kurusha uko yaririmba, nubwo kuririmba naho afitemo impano ihambaye cyane. Hanyuma uyu Element biravugwa ko muri 1:55 AM hari ibintu yagiye anyereza, cyangwa se hari amafaranga yagiye anyereza, bitewe n'uko ngo yakoraga indirimbo zimwe bakazimwishyura, gusa amafaranga naze kuyahereza ba boss cyangwa se akagera n'abakorera ku buntu bitewe n'uko yabakunze. Ibi ngibi rero ngo nago 1:55 AM yajyaga ibibona neza, bigatuma azamo uruntu rimwe na rimwe akaburira umwanya umuhanzi witwa ko ari we umunyamugabane mukuru, cyangwa se umunyamugabane, cyangwa se ari we muhanzi mukuru, ari we muhanzi 1:55 AM ifite ukomeye kurusha abandi bose, ari nawe ushirwaho imbaraga. Rimwe na rimwe akajya muburira umwanya wo kugira ngo amukorere indirimbo, ngo ari gukorera abandi, cyangwa se yagiye gukorera mu zindi studio z'ahandi
akaburira umwanya Bruce Melody, bigatuma ibingibi Element kabisa atarebwa neza na label ye. Hanyuma uwitwa Preskizz ni nawe wakoze indirimbo nyinshi kuri album witwa Bruce Melody aherutse gusohora, niwe wakoze indirimbo nyinshi, bitewe nuko nanone hari nkuko bitekereza Bruce Melody yabonaga ko Element atamuha umwanya uhagije. Preskizz nanone nawe ushigikiye Element kugira ngo ave muri 155 AM ashinga ibintu bye, kuko byakomeje kuvugwa ko Element yarangije no kuva muri 155 AM, ndetse uyu Element we gusa ukuri naguhangiye kuri ngiye ku giti cyanjye nuko uyu Element nawe ategereje ngo amasezerano arangire hari muri 155 AM. Ese azarangira uyu Element yahinduye ibitekerezo araguma muri 155 AM arongera amasezerano, cyangwa se we azavuga ati nanjye reka njye gukora ibyanjye, nkuko uwitwa Preskizz yari ari kuvuga ko Element igihe cyari kigeze ngo nawe yikorere ibintu bye, kuko no muhanga cyane ko uyu Preskizz n'uburyo yabivugagamo wabonaga ko abizi neza ko Element n'ubundi ashaka kuvamo, nkuko yanabivuze ko Element yashatse kuvamo mbere bikagenda byanga. Hanyuma uyu Element nanone kuva muri 155 AM niho tuba tumuzi cyane, afite n'izina rikomeye akorera abahanzi bakomeye nka Bruce Melody. Ese ibingibi biraza gutuma 155 AM ijya hasi mo gake, cyangwa se nibwo irazamuka, cyangwa se umuproducer bafite wundi wa kabiri araza kuba yavansa noneho aze kuba nawe yatuma 155 AM iza kuba ikomeza gukomera kabisa, kuko niyo label ikomeye hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Hari amarebozi menshi iruta cyane ko ifite n'umwe mu bahanzi bari international, cyangwa se ifite abahanzi bari international kabisa bakorera ibitaramo hanze. Urumva 155 AM abantu bagiye batandukanye baza gukorera indirimbo hano mu Rwanda kuri 155 AM zigiye zitandukanye, abanya-Nigeria ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ese ibingibi bazakomeza kuza muri 155 AM mu gihe Element yaba yisohotsemo, cyangwa se bazajya gushaka Element aho yagiye gushinga studio ye, nkuko witwa Preskizz yakomeje kugenda avuga ngo Element ashinga ibye, kandi ni igihe kigeze ngo ashinga ibye, cyane ko yavuze ko nta nyungu irimo kuba wakorana n'abandi bantu utikorera uri umuproducer, nta nyungu irimo birenze. Nubwo inyungu izamo yego hari n'igihe ngo ubushatse no kugira ngo uzamure impano y'umuntu, ubone umuntu afite impano ariko kubera ko adafite ibiceri ukaba wamukorera icyo byo ngibyo, rero ntago rebo ibibona neza, ahubwo iyo wifitiye ibyawe cyangwa se wifitiye studio yawe aribwo bigenda neza, ukaba wazamura n'umuntu akazaba kwishura nyuma, ariko rebo ntago wajya kuyibwira ngo ninditse umuntu aranyishyura nyuma amafaranga nze kuyabaho yawigaho noneho ukayabaha, noneho rebo nayo ikakubwira ati uziyishurize ku giti cyawe. Ibyo ngibyo rero ntago rebo yabibonaga neza, kandi Element yakundaga kubikora agafasha nk'umuntu umuhanzi ukizamuka, ibyo rebo nibibone neza. Ibi ngibi rero byaje gutuma bivuga ko hari amafaranga Element atagiye ahereza rebo, ibyo ngibyo bigatuma abantu benshi bagenda babigarukaho bavuga ngo Element yirukanwe muri label, abandi bakagenda bagaruka ko Element ari we wasezeye. Gusa Element ubu ngubu tuvugana aracyari muri label ya 155 AM aho ari gukora n'imiziki neza kabisa, gusa ntago ari kuvugwa cyane nka Preskizz, kuko Preskizz we yahise afatiraho abafatanya no kuba bari muri biriya bintu byo kuba baserera n'iki byinshi biri kuvugwa muri 155 AM. Preskizz we ahita agira gutya aravansa cyane ko afite n'abapeti bafite impano kabisa, afite abantu benshi bafite impano cyane, afite amaproje menshi ndetse n'indirimbo zigiye zitandukanye yagiye akorera Bruce Melody. Urumva ni imwe muri advantage ihambaye kabisa, ni imwe muri advantage imeze neza. Hanyuma uyu Preskizz nawe wifitiye studio yiwe kabisa imeze neza, nawe ubu ngubu akora ku giti cye, nawe akora neza kabisa. Hanyuma bikomeje gutya muri 155 AM hakazamo runtu. Urumva ko producer Element hari ikintu yaba ari kujyamo down, cyane ko
aherutse gusohora indirimbo yitwa Tombe imeze neza, gusa ese aba yavuye no muri 155am yahitamo gukomeza production cyangwa se yakomeza umuziki? Ibyo nibyo dukomeje kugenda twibaza turi benshi muri uruganda rw'imyidagaduro, ukuntu bihagaze, akavuyo n'iki mo hari muri 155am, mu gihe umwe mu bayobozi ba 155am avuga ko abahanzi bose bakibafite ndetse n'aba producer bose bagihari kabisa. We ashaka kugaragaza ko nta runtu rurimo hariya, gusa bigenda bigaragara ndetse no mu bahanzi bamwe na bamwe bagiye basezera, bandika basa nk'abasezera, nubwo nawe yavuze ko bagihari ndetse nta muntu urasezera, ari nayo mpamvu bavuga ko bagihari. Nuko nguko yakomeje kugenda bigaruka. Hanyuma nkubwire ngo nge di Eros kabisa, iyi ni Birashoboka TV Rwanda, komeza dukurikirana kandi subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi dukomeze twibanire kuri Birashoboka TV Rwanda. Ciao twongere kubonana no ku yandi makuru aza gukurikira aya ngaya.